Yafatiwe mu maguru mashya. Yafatiwe mu maguru mashya. Uyu ni umugani baca iyo babonye umuntu ufashwe rugikubita bidateye kabiri, nibwo bagira bati yafatiwe mu maguru mashya. Wakomotse ku nshuti ebyiri, imwe yari ituye i Buringa inyuma ya Ndiza, indi ituye mu Gitoki ku Ndiza. Abo bagabo bombi ngo babanye bakiri bato, bakurira muri uwo mubano wabo, aho ngo n'ingano n'indeshyo ngo byari mawe, barareshyaga nk'abareranywe. Hanyuma bombi rero barashaka, ariko ntibaremya. Bamaze kunanirwa n'urushako, ni ukuvuga bamaze gutandukana n'abo bashakanye, bigira inama yo kureka abagore. Bombi bati abagore baratunaniye, none ibyiza ni uko twareka gushaka. Inama barayinoza, bombi bareka gushaka bigumira mu ngo zabo. Baratunganirwa. Haciyeho iminsi, umunyakaringa agenderera umunyagitoki, agezeyo asanga yahishije inzoga. Baratangira baranywa, baranezerwa, barara inkera. Mu gitondo wa munyaburinga abwira umunyagitoki ati ndagusaba ko dusubira mu nama twagiye kera, kandi niba utakiyibuka nagira ngo nyigusubiriramo. Wo mu Gitoki ati ngaho mbwira nguteze yombi. W'u Buringa ati kutagira umugore byandambiye, kwitekera no kwivomera byananiye, kandi ndeba nkiri muto, none ngiye gushaka. Umunyagitoki nawe aramusubiza ati ngiye wabonye ibintu ngasubira ibindi, uretse no kumushaka n'uwo duhuriye mu nzira asigaye antera iseseme. Umunyaburinga ati naho rero ntuzagire ngo nakwiciye amasezerano, ngewe ngiye kwishakira. Nuko barangije inama yabo birirwaho. Mu kindi gitondo umunyaburinga arasezera, umunyagitoki aramuherekeza. Bageze mu nzira, Uburinga abwira umunyagitoki ati erega burya nasize nasabye, ahubwo nari naje kukumenyesha, hasigaye kugutumaho ukantahira ubukwe. Basezeranaho, umwe ajya iwabo undi asubira iwabo. Haciyeho iminsi, Uw'Iburinga aratebutsa, bamubwira umunsi bazamushyingiriraho. Atuma kuri mugenzi we wo mu Gitoki ngo yitegure. Igihe kigeze arikora ataha ubukwe i Buringa. Ubukwe burataha, barashyingira. Mu gitondo abakwe barasezererwa barataha. Bamaze gutaha, wa munyagitoki yirwaza Rutega, aguma i Buringa, mbese yanga gutaha. Ngo ubwiza bw'uwo mugeni bwamwibagije amasezerano yavuganye na mugenzi we. Bigeze aho, wa munyaburinga ajya gushora inka kwibuga. Ngo rikaba hafi y'urugo rero, aragenda asiga mugenzi we n'umugeni mu rugo. Nuko atirimutse aho, umunyagitoki yegera umugeni, aramuhendahenda ngo baryamane. Umugeni abanza kwangira, biratinda. Umugabo amagaze kumugondoza, aramwemerera, bararyamana. Umugeni ariko ngo yemera umugabo we ageze hafi y'urugo, amaze kuhira inka ze. Bakimara kuryama, nyir'urugo abagwa gitumo, yitegereza umugeni we, abuze uko yamugira, aramubwira ati mbe bashahu ko mbafatiye mu maguru mashya. Nuko ngo uwo mugabo yamubwiye atyo bitewe n'uko bwari ubwa mbere muri ako gace k'iwabo yumvise umugeni ukora amahano nk'ayo ngayo, agasambanira mu rugo akiri umugeni nyine. Mugenzi we rero nawe abura amajyo n'amaza, abura ayacira n'ayamira, ajya mu mfuruka, abura icyo avuga, ariko araturumbuka asohoka mu nzu, agenda yiruka. Kuva ubwo rero biba insigamugani isobanuye gufatirwa mu maguru mashya. Gufatirwa mu maguru mashya rero bisobanuye gufatwa rugikubita, mbese ni nko gufatirwa mu cyuho. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Mukomeze mudukurikire kandi turabishimira cyane. Muduhe ibitekerezo hasi. Wowe utarakora subscribe uyikoraho hasi kugira ngo ujye umenyeshwa umugani hakiri kare. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.